Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuje ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, n'ubundi turi kuri Irera TV1, yego umurongo dusangiriraho byinshi cyane ndetse buri munsi duharanira dushakashaka uburyo ki twamenya icy'ingenzi dukwiye gukora nk'uko Imana yaba ibishaka. Niho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kigira kiti turebera hamwe imwe mu mpamvu zituma twigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego tugiye kureba nyirizina imwe mu mpamvu zituma twigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imwe mu mpamvu nuko harimo yuko tumenyesha abantu ubutumwa bwiza, bigatuma bubahiriza ubwo butumwa bikabahesha kuba biyunze ku Mana, bakaba babaye konegite ku Mana. Rero ndabashimiye, ikiganiro ku buryo burambuye turagisanga kuri YouTube, yego kuri Irera TV1. Murakoze cyane.